byiza abakurikira ubukungu talks ashize iminsi tutavuga ku ntambara ya Ukraine ngema dukurikira yagize icyo tubazaho biba ngombwa yuko hari inkuru wenda dushobora kubabwira ariko ntago tujya mu bya kera cyane ahubwo turareba mu nkuru ziheruka kigaragara nuko intambara ya Ukraine ishobora kuba izatwara igihe kinini cyane ku buryo no kwa munani biragaragara ko kuzinjiramo intambara igikomeza uti kubera iki rero umuchief negotiator cyangwa se abandi bashinzwe ibiganiro bireba uburyo bya baba bahagarariye igihugu mu gihe igihugu kigiye kugirana ibiganiro bifite icyo bigamije ari byo bita negotiation uzwi nka David Rahamia yavuze yuko bafite gahunda yo kuzatangira kukura cyangwa se gusubukura ibiganiro n'Uburusiya mu mpera z'ukwezi kwa munani. Impamvu ni iyihe rero ari nayo igomba kumvwa cyangwa nuko Ukraine ifite ama contre attaque cyangwa se kuba nayo ibona bikurikije n'amakuru ibona bigaragara yuko Abarusiya bagiye gukomeza kubagabaho ibitero. Aya nandi makuru rero reka tuze tuyabagire mu mizi. Undi ibi bya negotiation n'Uburusiya bije gute? Ikigaragara intambara yatangiye mu kwezi kwa kabiri kutariki 24 gutyo bitangira ari operation ntoya ariko bitewe n'ukuntu yagiye igenda cyangwa se n'uburyo yagiye izanza bagenda bazenguruka Ukraine bayitera ibisasu bigaragara yuko ntago bikiri operation ahubwo byabaye intambara. Rero naba kandi ibintu bigenda bibera mu ntara nyinshi zigize igihugu cya Ukraine cyangwa se uturere cyangwa se region uko twabyita kose. Ariko ikigaragara nuko wenda aho abantu baba bareba cyane naho ibanze ahandi ha Luhansk ndetse na Donetsk mu gace ka Donbass. Ahangane abantu bakomeje kwarika ikigaragara ibice byose hari aho Urusiya bufata Ukraine bikayisaba ko ikora contre attaque ariko icyitwa contre attaque tugomba kwibukanga Ukraine ifite nayo gahunda y'ukuntu nayo yakisubiza ibice byafashwe n'Uburusiya. Ni nayo mpamvu turi kuvuga hano byitwa counter attacks. Counter attacks rero babaze zizababona yuko nibura uko babiteganyije wenda zarangira mu mpera z'ukwezi kwa munani bakumva ko icyo gihe noneho hari icyo gihe cyanyacyo cyo kwicara ku meza ngo baganire. Twibutsa ko minsi ishize twababwiye yuko Ukraine ndetse n'Uburusiya ubushize bavuze yuko nta gahunda zihari nta n'ikimenyetso gihari cyerekana yuko bashobora kuganira. Rero ikikomeje kugaragara nyine ni ibisasu bikomeje guterwa biremereye cyane kugezaho Zelensky mwabonye ko ku tariki 18 cyangwa se ku munsi wo ku gatandatu yasuye umujyi wo ku cyambu gikora ku nyanja y'umukara. Ahangaha ako gace cyangwa se umujyi uzwi nka Mykolaiv. Uwo mujyi awusura ubundi hari ikintu kimwe abantu bazi Ukraine Mykolaiv uzwi nka hari agace bakoresha bubaka amato yo muri Ukraine. Ahangaha rero ni hub cyangwa se iyo uvuze Mykolaiv abantu bazi Ukraine bumva icyo kintu. Rero barahatatse kabisa ku buryo n'inzu abayobozi bakoreramo arizo bita administration house ebana Abarusiya barayimenaguye hasi bayishyira hasi. Ikindi nanone Abarusiya nabo bavugaga yuko bikekwa ko kuri iyo hub nanone haba hakorerwa ibyerekerana n'ibikoresho bikoreshwa mu gisirikare. Bumva yuko kuba barahasenye ari uburyo buri strategique. Ahangaha ikindi kintu nanone ahangaha twavuga Uburusiya nanone bwongeye bwataka ahantu icyanya cy'inganda cyangwa se industrial hub kizwi nka Kryvyi. Iyi ngiyi iri muri Dnipro cyangwa se Dnipropetrovsk. Ahangaha naho aho abaturage batatu b'abasivile bitabye Imana ndetse n'abandi. Ahangaha murabyuka yuko intambara ikomeje kubera ko umujyi wa Severodonetsk intambara yahera cyakomeye dore yuko uwo mujyi ni munini kandi ufite icyo usobanuye cyane ku byerekeye n'uko bafata Luhansk kuko bahabuze bigaragara yuko igice cya Donbass kiri kujya mu biganza by'Abarusiya. Nayo mpamvu Abarusiya bakomeje gushyiramo imbaraga nyinshi cyane ku buryo bafite igice kinini ariko Severo yarabananiye kabisa. Abanya-Ukraine bakomeje resistance zabo ku buryo ubu hari na gahunda yo kongera kubaka umuyoboro wa gari ya moshi ujyana ibikoresho za Kharkiv. Bisobanuye yuko byageze na za Kharkiv nanone byaborohera n'uburyo bakoresha babijyana mu yindi mijyi aribwo muri ya gahunda twababwiye yo gukora ama contre attaque
imijyi yagiye ifatwa n'Abarusiya bakaraba yuko nayo bagerageza gukora ibishoboka byose bakagira iyo bisubiza mbere yuko igihe cyo kunegosiya gitangira. Iyindi nkuru nanone yakomeje kubivugwa ku munsi w'ejo nanone naho Uburusiya bwarekuye umugore uzwi cyane cyangwa se w'umuganga uzwi nka Yulia Payeska. Anga bamufunguye dore yuko yari muri cya gihe bari gufata Mariupol. Muzi yuko ari abasirikare bari bafatiwe bugwa cyangwa se bafatiwe muri Gakoco bari barimo rero. Icyo gihe mu kwa gatatu nawe yageragezaga kujya atabara bamwe mu bari, ariko yageze aho ngatangira no kujya kamera yerekana iyicarubozo ryari riri kuhabera ku buryo Abarusiya bamufashe. Ntawe uzi ibyo bamukoreye, gusa ejo binyuze kuri perezida w'igihugu yavuze yuko babashije kuba bamugarura ndetse n'abandi banegosiyateri bandi cyangwa se n'abandi bantu bari bafashwe. Ubwo si tuzi icyo batanze kugira ngo babohe, ntago birajya hanze neza exchange yabayeho kwako, ntago bamubaha gutyo gusa nanone ikikwereka yuko Abarusiya bo gahunda iracyakomeje binyuze mu twakita sekreteri wabo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabivuze. Zaharov uyu mugore yagerageje kuvuga yuko Ukraine imipaka yayo itazaguma nk'uko yari imeze mbere, bisobanuye yuko hari ibice bizavaho bikajya ku Burusiya, we nikabyemeza. Ahangaha nanone ikindi kintu nanone cyagarutse mu makuru ari nayo cyo cy'ingenzi cyane abantu bose cyabatangaje ni perezida wa Belarus Alexander Lukashenko yongeye kuvuga yuko atanga avuga ko Ukraine ifite gahunda yo kwataka imwe mu mijyi y'Abarusiya yegeranye nayo, cyane cyane yavugaga Belgorod, avuga Kursk, Rostov na Orel. Anga Rusiya kandi yavuze yuko icyo gihe niba nabikora Uburusiya bigaragara ko nabo biteguye ku buryo bazakoresha bimwe mu bihano bishyashya. Avuga ibihano bishyashya kubera icyo yavuze gutya harimo no kuba bakoresha nk'uko byakomeje kugenda bivugwa yuko bari gukoresha ingano nk'ikintu cyo gukangisha ibindi bihugu bitari kumwe nabo ko bidagira uruhare mu kuzibona, cyangwa se kubyerekeye na ya peteroli cyangwa se n'amavuta yabo bakakomeza kuba babihenda cyangwa se bashyiraho kondisiyo zigoranye kugira ngo amanegosiyasiyo ashoboke. Abantu bose bibajije ububasha Ukraine ifite yo kuba yanabatera, gusa ubu ngubu nta muntu ukiri kubigaya cyane kubera yuko Ukraine nayo binyuze mu Banyamerika ndetse n'Abongereza bafite amamisiri ashobora kurasa ku bipimo bifuza, cyangwa se ahandi bavuga ati tugiye kurasa inzu runaka akaba ariyo barasa badahushije ku buryo ku rugendo rungana n'ibirometero 82. Bisobanuye yuko ahantu ibintu byabo byaba igisasu cyabo cyangwa se misile yabiteretse ubaze ibirometero 82 bashobora kurasa ahantu habo bashaka. Aya magambo rero ya Lukashenko abantu bose bayafashe kwerekana ibimenyetso by'uko ashobora kwita ajoininga cyangwa se yifatanya n'Abarusiya, hanyuma akaba yatangira kwataka Ukraine dore ko we noneho asura ku ruganda rukora amapine rwa Belshina. Niho yabivugiye ibi byose, aho yanemeje yuko Poland ifite inyota yo gufata igice cy'uburengerazuba cya Ukraine, kandi ibingibi nibaramuka bagifashe ari ibibazo ku gihugu cyabo. Ahita akoresha imvugo zisa nk'iz'Uburusiya zakoresheje zijya muri Ukraine. Ubu nabo baravuga ko igice cy'uburengerazuba nabo bagishaka, aho kugira ngo kijye mu maboko y'uburengerazuba bafatanya n'abanya-Ukraine, ariko icyo gice ntikigende. Hanyuma rero ubwo azakora ibishoboka byose, ari nayo mpamvu byagaragaye yuko yarangije no gushyiraho division 10 cyangwa se batayo 10 yegereye, cyangwa twakwita ni division 10 n'amatsinda y'abasirikare yashyize ku mipaka ya Belarus agomba kurinda umuntu wese wagerageza kubinjira avuye muri ibyo bihugu. Ibi byose kandi n'ikindi kintu nanone twavuga nuko na Ukraine nayo irabizi neza yuko Lukashenko atari gukina kubera yuko akomeje imyitozo ya gisirikare hafi y'imipaka yabo. Bisobanuye yuko isaha n'isaha ashobora kwinjira. Yanaza na Zelensky nawe ku itariki 16 yakomeje yibutsa igisirikare cye ko bagomba kwitegura yuko usibye n'Uburusiya na Belarus nayo ishobora kuba yateyemo. Ayo niyo makuru aheruka. Ciao shalom, naho reka tugende n'ibizajya biba ngombwa tuzatuyavuga, tugende tunareba no mu zindi ngingo zerekeye n'ubukungu. Icyo twababwira nuko murabona ko ikibazo abategereje ko intambara ya Ukraine izarangira haracyari igihe.